Nongeye kubasuhuza cyane mwese mukurikirana Voice Moderi Rwanda TV. Dutangiye isomo kwiga kudoda season ya 39 episode ni ya 19 aho turi kwiga kudoda ikanzu yacu muri kureba hano. Iyi ni ikanzu nziza cyane, ni ikanzu wajyana mu murenge, ikanzu wajyana gutembera, ikanzu wajyana gusenga, ikanzu y'ikirori. Dore uko imeze, ifite moderi zitandukanye, harimo kuba ifite urutugu rumwe, ikagira ikirabyo imbere, si nibyo gusa, ikagira vora hasi irimo amarinda, ikagira na dekope. Kankwereka zimwe mu ncamake. Njye gutangira kuri episode ya mbere naberetse uburyo ki bafata ibipimo, byose mwarabibonye. Nyuma yaho ndashushanya, murabibona, ndakata, murabibona, si nibyo gusanga hose mwagiye mubibona, nkata no ku madekope hose. Mu gutangira guteranya natangiye no mukati sikora na virizorine, murabibona. Nyuma yaho ndahuza bya ipande, murabibona, ndaza gusirifira mu kanya mubibone, ntere ni imashini. Ibi byose mbikore, iki ni cya kirabyo kugeza ikanzu yacu yuzuye imeze gutya. Rero nta gutinda, hano mise ntangira nanakomereza aho twasojereje ubushize. Muri episode yabanjirije iyi ngiyi nasojereje hano aho nari ngeze imbere nteri pasi, sanza kutire, shyiraho ututsi dukeya kugira ngo hagororoke neza. No kuvuga ngo hano ndi gutera ni muri dekope ariko imbere. Impamvu dutambika mu gasego haba hikase cyane, udasize mu gasego hagorana. Ntabwo byapfa kuguhira kuza gutera ipasi hano hantu nta gasego watambitsemo. Kari akantu natambitsemo tukita agasego gakomeye, ariko ukora agasego nyine ugashyiramo ibitambaro byinshi, ntabwo ushyiramo muse cyangwa ngo matora, oya, ushyiramo ibitambaro byinshi kugira ngo gakomere, kamere nk'ibuye ariko nabwo ku buryo nyine waterera ipasi bikagenda neza. Niyo mpamvu rero tukita agasego dukoresha dutera ipasi. Ahantu hose uzasanga bakora nk'amatise, agasego ntabwo kazabura. Buriya ku bitenge hari igihe kabura, ariko ku matise ntabwo kabura, karakenerwa cyane. Ni ukuvuga ngo rero nk'ahangaha ndi ugakoresha, urabona hamwe namanutse pesi imbere. Cyagenda kuvuga ati turapima ku rutugu tumanuke, hahandi rero hameze nk'ayikase nagiye ninjiramo, niho umuntu hari aho ni ingenzi cyane gushyira mu gasego. Kubera kutagasize mu gasego byaba ari ikibazo gikomeye cyane, ntabwo wapfa kuhatera ngo watereke. Ni ukuvuga ngo rero dore hano, iyo umaze gutera nyine ku bubi, umaze gusanza kutire, uzana hano ku bwiza ukajya utera kuriya. Gusa nyine narakubwiye ngo iyo ari itise yandura, ureba agatambaro, akenshi aba ari agatambaro k'umweru kadashya, ukajya ugatambika hariya, hanyuma ugashyira ipasi hejuru y'ako gatambaro, ugashyiramo umuriro mwinshi, wa muriro ukambukiranya kuri ka gatambaro, ugahita kujya kuri ya tise yacu dukeneye gutera. Ibyo rero bituma itise tuyirinda kuba yakandura. Hari ukuntu haba hariho amazi kuriya, ugasanga ukishijeho ipasi, hanyuma kwa kundi ipasi iba yanduye igahita yanduza ya tise bitewe noneho y'amazi, ariko agahita yomora ya myanda yose iri ku ipasi, agahita ko ayishyira kwitise. Ni ukuvuga ngo rero naho ndaza amatere nk'uko nyine musanzwe mubizi, ibipande by'inyuma nabiteye mureba, bino by'imbere nabyo iyo umaze gutera ku bubi, umaze gusanza kutire nk'ibisanzwe, uza no gutera ku bwiza. Ariko naho urabona ko ngeze hasi hameze nk'agoranye, nimba watewe ukabona ntibiri gukunda, shyiramo agasego birakunda. Ariko cyane cyane agasego burangiye ngakoresha ndi gutera ndeba ku bubi, sanza kutire niwo buranga akenera cyane. Hano ku bwiza ho n'ubundi haba hameze nk'ahagororotse, ari ukuza umuntu anoza gusa ahita yikomereza. Hano ndacyakomeje gutera ipasi gake gake witonze. Nkubwira ati ibanga nta rindi, nimba uri kudoda itise, buriya ipasi nayo igira agaciro cyane bikomeye. Buriya ntugire ngo udodere ibaya rikagenda ryuzura udateye ipasi, ukazatera ipasi ryuzuye wageze ngo wabikora hano ku itise, ntabwo byakunda. Iyi tise kugira ngo yuzure isa neza imeze neza, bisaba ngo uyidode ufite ipasi hafi. Hano naho rero ndaza nsanza kutire kuriya nteri pasi. Ni ukuvuga ngo rero utarajya muri groupe y'amasomo, groupe y'abatayeri, nyandikira kuri mederi aho hasi. Nimba wenda kuyandika wenda bikugoye, ujye muri comment urasanga link na pininzemo ya groupe kwiyandikishirizamo, ujoininge, nomara kugira muri groupe wandikemo ngo nanjye nimunshyire muri groupe y'amasomo na groupe y'abatayeri. Imita ngufasha ngushyira muri izo groupe. Noneho rero nubona wenda utagiye no muri comment, ujye muri description nayo groupe, naho iyo link nayisizemo ya groupe, nayo uyifate uyijoininge, nukanda leta ifunguka, hanyuma ikugeza muri groupe ya WhatsApp nyirizina, aho wakandika ngo ndashaka kujya muri groupe nanjye nkajya mu bandi. Niyo wageze muri WhatsApp rero uba wamaze no kubona nimero yanjye, bitagombereye kuvuga ati wenda ariko yandike ngo biri kukugora. Wamaze kujoininga groupe, wamaze kugera kuri muri groupe, kandi groupe ninjye nayisizeho, bize ubona nimero yanjye uri kuyibona nka admin wa groupe. Hano twakomeje gutera ipasi ariko bigiye kurangira.
ndizera ko namwe mwamaze kubibona ko bigiye kurangira. Abantu mwarabiwe nyine mujya mwihangana nta kundi, kuko risoma akantu ku kandi niko bimera. Ntago naza hano ngo ntaragurike, gusa nyine hari amasomo y'icyongereza nakundaga gukora ariko nyine sindakimenya cyane bigiye kure. Birumvikana ko bitewe n'uko nize, buriya ntago najyaga nita ku bintu byo kumitiriza icyongereza, ntago narinzi ko nzagera aho ngikenera bigeze hano. Ni ukuvuga ngo hari amasomo y'icyongereza nakoraga mbere ndashaka kuyasubukuraho, niyo najya mbereza episode kamwe buri munsi, hanyuma kugira ngo norohereze ba bantu bambwira ngo mwarimu ngo basi uzadufashe ujye ukora no mu cyongereza. Nta kundi nyine nzajya nkivuga uko nkivuze ariko mubyumve, cyane ko no muri cya gihe nabivugaga narinzi ko ntabivugaga neza cyane, ariko abantu bakambwira ati ni ukuri ahubwo wagerageje, ahubwo natwe turi hano dukoresha icyongereza, ahubwo ndumva hari benshi urusha, nanjye urandusha. Ariko abantu bambwira nimba atari ukunkomeza rero nicyo gihe kugira ngo nkomeze nsobokure iriya gahunda kugira ngo ndusheho gufasha benshi kurushaho. Nuko ntazi n'igifaransa, najya nakora n'amasomo mu gifaransa, mu gishinwa nuko ntakizi, kandi biriya bintu byadufasha cyane, byazamura urubuga ku rwego abantu bose bo ku isi bamenya iyi channel. Ariko nyine biba bigoye, ibyo nzabanza njye mu ishuri kwihugurara mitirize neza kuvuga indimi, nabyo nyine urumva ko biba bitoroshye. Birumvikana ko ibi bintu byose ugiye kugira akantu wongeramo bisaba gutegura, ndetse ugategura ubushobozi buhagije, ndavuga igishoro, kuko ntabwo ari ugupfa kuza ngo usobanure amasomo utateguye. Aya masomo yose nagiye nkora nzongera nyasubiramo mu cyongereza, ariko ku yindi myenda itari iyi ngiyi nagiye nkoresha. Nimba ari ikanzu y'itise, noneho nongere ndebe indi tise nyikoremo ikanzu nk'iyi, kugira ngo ntakore isomo kabiri. Hano aba ari amakosa. Gukora video nk'iyi video nkongera nkayifata nkayaploadinga ngo iri mu cyongereza, kandi nayaploadinze no mu kinyarwanda, icyo gihe rwose baraguhana. Ntabwo biba byoroshye. Hano twakomeje. Wageze ngo ari ibikunda, simba narabikoze kera, nkajya nsohora isomo gutya nk'iyi episode nkayisohora irisobanuye mu kinyarwanda, nkongera nkayisohora isobanuye mu cyongereza, ariko ntabwo ibyo bintu ari sawa. Ibyo bintu urebye baraguhana. Kwa uploadinga video inshuro ebyiri yisubiyemo, amashusho ari amwe nta gihindutse, ni amakosa akomeye cyane. Mu gihe cyazaza hari igihe bazabyemera ntawamenya, nazajya mbikora da, ngasohora nk'iri somo nimba nsohoye episode y'ikinyarwanda ngashyira no mu cyongereza, kugira ngo norohereze ba bandi bakeneye kumva n'urundi rurimi rutari ikinyarwanda. Ikinyarwanda buriya abantu benshi ntabwo bakizi, kereka abantu nyine babaye nko mu Rwanda, mu Burundi n'ibindi bihugu bike usanga nyine bamwe na bamwe bagikoresha, ariko ubundi akenshi usanga icyongereza henshi cyane ku isi baragikoresha cyane bikomeye. Niyo mpamvu rero nkoze nk'amasomo yo mu cyongereza hari abandi bantu benshi cyane najya mfasha, ariko nayo agakomezaho mu kinyarwanda, mbega nyine nkagenda mvanga. Hano rero iyo umaze gutera ku bubi nk'uko nabivuze, urahindura ukaza ugatera no ku bwiza, ugaharanira ko ari amazi ari kuri ratise yumuka neza, yumuka. Reba nanjye ubu ndi gukora video ndi gutera nihuta, imeze nk'uri gusiganwa sinzi, ariko ndimo ndatera ipasi ari amazi akumuka. Rero nk'abatangizi buriya nanjye ndabizi neza, ngitangira kumenya kudoda ntarabimenya cyane, nyine nkibarizwa mu cyiciro cy'abanyeshuri, ntabwo najyaga nomutsa ari amazi bya burundu pe. Narateraga mfa kubona hasa nahagurutse ngahita ndekera. None mwarimu wanjye akambwira ati none se ko mbona hagiye hasigaraho amazi, umwenda wawufuze. Mwarimu akambwira ati buriya amategeko nuko ugomba gutera ipasi mpaka aya mazi yumutse, kandi nabwo ukirinda kubabura umwenda. Hari ukuntu amazi yumuka umwenda ukamera nk'ubabutse ushaka gushya ariko ntushye, wowe ntubimenye, ugahita uvuga ngo ngiye ntera ipasi kanoga, umwenda ugasigara ushashagirana. Icyo gihe ahubwo umwenda uba uri kuwangiza. Urumva ko nabyo biba birimo kwigegesera cyane. Utarakora subscribe kuri Facebook Rwanda TV bayikora, kuri TikTok ni Facebook Rwanda TV nonyarukiraho umfollowing. Nizere yuko uri muri group y'amasomo na group y'abatayiri, wowe utarayijyamo nagucishirije nimero hasi, mubwira ko nimba utayanditse iyo nimero ngunyandikire, ujye muri comment cyangwa description urasangamo link yo kwiyandikishirizamo, ujoining. Ni link nyine ya group yo kwiyandikishirizamo, ujoining winjiremo, hanyuma wandikemo ngo ndashaka kujya mu bandi, mitangufasha nkaguha amategeko n'amabwiriza bya group ugasoma, nyuma yaho nawe ukabona kujya muri groupe. Ntabwo bigoye pe,
ntabwo bigoye. Hano ndacyakomeza gutera ipasi gake gake nitonze, n'ubundi ndimo gusoza. Hano ndi kugera ni ku musozo wo gutera ipasi, ariko ntabwo ari ugusoza gutera ipasi bya burundu. Nzatera n'amarinda mu nyuma, nzakomeza ngire ntera ahantu hagiye hatandukanye bitewe n'aho ndoze, ariko nyine hano nagiye nteranya mpuzahuza ibipande hano ku madekupe cyane cyane niho ndi gusoza gutera ipasi. Mu nyuma y'ibi ngibi turajya guteranya akantu ku kandi sasa rero, nk'uko n'ubundi natangiye mbikora, nubwo natangiriye kukomeka tisikora na virizoline, ariko urumva ko hari ku madekupe nateranyaga, bivuze ngo naho nateranyaga akantu ku kandi. Hano turacyakomeje. Sasa rero hari akandi kantu nagira ngo nsobanure hano. Hari ukuntu ukora nka dekupe nyine ugasa n'ukora ikorosi cyane rikabije, noneho umukiriya yakambara ibere ryajyamo ugasanga, ndavuga hano imbere, ukabona nyine ntago dekupe nyine ntago bega umwenda umwegereye neza, wenda nyine ibere ririmo pe, ariko ukabona handi imbere neza hamwe umuntu nyine navuga ati ni imbere neza mu gituza cyangwa imbere ku ibere, ugasanga ntago umwenda umwegereye neza. Bivuze ko kuri ya dekupe uba warisemo inguni ikabije, usa nuza ukongera ugafatamo ukagabanya ka kantu karimo ukagafatamo. Ibi bishatse kuvuga ngo rero nibikubaho uzamenye uko ugomba kubikosora, usa n'uwambura ku ruhande ku mwenda cyangwa ugashaka inzira kwinjizamo imbere, ukaza ahangaha ngeze ntera ugasa n'ufatamo kandi kantu gato, ya nguni wasizemo kata ugasa n'uyigabanyaho gato kugira ngo ka kantu kajemo kavemo, kandi ukareba hamwe hari ikibazo, apana guturuka hasi ugera haruguru ngo wose uragabanya, ahubwo ureba muri ka gace karimo ikibazo akaba ariko konyine usa n'uka ntabwo ugakata, ushyiramo akadodo gato ufatamo gato. Hanyuma itegeko rivuga ko iyo umaze gushyiramo akadodo ka kabiri akambere ugakuramo muri ako gace, ariko kuko ntabwo wasanza kutire kandi uzi neza ko harimo utudodo tubiri tugerekeranyije tutari n'ahantu hamwe, akambere kari karimo gakuramo aho ngaho wasize akadodo kugira ngo wasigaremo kamwe uzi kubona uko usanza kutire. Ibyo nabyo neza reko byumvikana ku bantu hano bari kwiga kudoda, ibyo bintu bizashobora kuzakubaho. Ukadoda gutya umwenda wakuze umukiriya yakambara ukabona neza uramukwiriye nta kibazo, akavuga ati hano imbere hameze nk'ahari mwakuka, hariya neza mu gituza nyine hari ahajya ibere, ukabona ibere nubwo ririmo ariko hameze nk'ahari mwakuka. Nibyo ngibyo ukora, urongera ugasubira hano imbere ugasa n'ufatamo akantu gato. Iyo ushaka wanabikora ku bwiza gusa, si ngombwa kubikora ku bwiza ngo ujye no kubikora ku gipande cyo ku bubi, ubikora ku gipande cyo ku bwiza gusa harahagije. Ku gipande cyo ku bubi niyo hajya mwakuka ntikagaragara ku bwiza, ariko nyine ugaharanira kubikora hose yebaye byakunda da. Hari igihe wabikoze nyine ku bwiza gusa ariho hantu wibeshye, ku bubi nta kibazo wafite. Hano ndacyakomeza gutera ipasi, mujya mwihanganira amagambo menshi, nta kundi nyine niko nsobanura, gusa mu cyongereza iyo mageze arashira. Ibi byose sinabona icyongereza cyabyo. Yayigoye. Iyi ndangiye ubundi ndacyari ku rwego rwose njya gusobanura nkagera muri dictionnaire ngashaka amagambo yo kwifashisha amwe namwe. Birumvikana yuko ntago nameteresha icyongereza cyane ku buryo naza hano ngo mvuge ibyo byose ndi kuvuga mbishyire mu cyongereza, ntago byakunda. Biracyangora, rega tucyari kwemera. Nimba uzi ko ikintu nyine kikugora bivugisha ukuri, aho kuza ubwira abantu ngo ndarenze umva ukuntu nsobanura mu cyongereza, nyamara umuntu uri kumva usobanura akavuga ati se waretse kwisebya. Ntacyo, ariko ngiye buriya niyo umuntu yavuga gutyo mfa kuba ntiyemeye, ndavuga ati nta kibazo rwose. Icya mbere ni uko n'uri kwiga ari kugira icyo atoramo, ntabwo ari kimwe nuko navuga ati reka mbyihorere bipfa kuruta. Hari ikibazo se aho nseko kanseka nkikomereza, rero ubu nseko ubundi tuba turi buhurire hehe umbwira ati niyo kwana nkuru ukabimbwira iki se, ntabwo nabiha umwanya, bihaye umwanya najya gusanga ngiye gutinza amasomo ngo ndi gutekereza ku byo wambwiye, urumva naba ndi kwangiza ibyo gukora hano. Ndacyakomeje gutera ipasi gake gake. Ahantu rero hari ukuntu hasa nahikunja nyine, kwa ukuntu dekupe iba yikase cyane nyine, cyane hano imbere ngo kwinjiramo ngo ahantu ngo ibere rizajya, birumvikana dusa n'abinjiramo. Rero ugasanga mu kwatera ipasi hateza ibibazo mpaka agasigo, singa agasigo ngasizemo, utambikamo agasigo ugatera ipasi kuri iki. Ni ibintu biba byoroshye nta nubwo bigoye. Ni ukuvuga ngo murabona ko ndi kubahereza aya masomo nihuta cyane. Reka nsubikire hano ngura ati episode ya 20 nayo iraje vuba, kandi nkubwira ngo dufite groupe y'amasomo na groupe yo kungurana ibitekerezo by'abatayeri. Ni karibu muri dusanga ku bakeneye kwiga kudoda. Andikira mwarimu Valence kuri nimero ya WhatsApp, aragufasha kujya mu bandi. Kandi ikindi kuri TikTok naho ni kwa Valence Rwanda TV, naho nyarukireho unfollowing. Utarajya muri groupe y'amasomo y'abatayeri nabikubwiye haruguru, ndabwira ati nyandikira kuri nimero ya WhatsApp
cyangwa se ujye muri comment cyangwa description, nasizemo link ya groupe kwiyandikishirizamo, uyijoininge. Numara kujya muri groupe wandike muri groupe ngo nanjye mumfashe njye muri groupe y'amasomo niyo batagiri, mpita ngufasha byihuse cyane. Noneho rero hari nk'abantu baba bakeneye ko bakurikirana bakiga ndebe ibyo bakora, icyo gihe rero nifashisha uburyo nka Zoom, na hano kuri YouTube live nabikora bigakunda, kwa kundi uzamura umuntu ukagira gutya mukiga bikagenda neza. Ubu bikeneye rero kabone niyo byaba ari kuri Zoom wenda ari privé ntacyo bitwaye, wowe nyandikire kuri WhatsApp ndagufasha ko n'abandi benshi fasha. Bye bye rero, ndabakunda, ibyiza biracyasa. Twasubira muri episode ya 20.